Abakristo bavandimwe ndabashoboje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibane namwe kandi ibahire muri byose. Rero tumaze igihe twaraburanye, bari baranyibye igikoresho nakoreshaga. Inkogoto TV ntabwo yaherukaga kugira ikintu ikora, ariko kubera Imana turagarutse kandi tugarutse neza. Tugarutse n'impinduka, twarahindutse mu mikorere, twamenye Imana birenzeho, numva ari byo kwishimira n'ibyo umuntu yavuga. Rero hari ikintu nagira ngo mbasangize kimeze nk'ubuhanuzi. Reka tubanze twiragize Imana. Mana Data, Mana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo, akanya nk'aka ndagushimiye, ndaguhimbaje, ndagushimiye kuri Imana itubereye maso ku manywa na nijoro. Ndagushimiye ko ujya ubasha gukora ibirenze ibyo tuzi. Ndagushimiye ko ujya ubasha kuduha ibirenze ibyo twagusabye. Mwami Imana, nukomeze uduhe imbaraga, ubane natwe, ugendane natwe. Mwami Imana, akanya nk'aka ngiye gutambutsa ikiganiro, ndakwinginze umwuka wera wawe agendane nanjye. Umwuka wera wawe ampa ubwenge bwo kuvugira, kuko ntabwo nari menyerewe nk'uyu murimo, ariko ugumagurikije ngomba guhaguruka, kuko uri Imana izi byose kandi ugashobora byose, kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Urakoze kuri Imana, wumva gusenga kwanjye, mu izina rya Yesu Kristo nsabye nizeye, amen. Rero nk'uko nari mbibabwiye, hari ikintu nagira ngo mbasangize. Iminsi ishize n'ejo nagiye kubona ngiye mu kazi nkora ka nijoro. Ubwo nari ndi mu mayerekwa, mu nzozi, mbona ngiye mu kazi nkora ka nijoro, mbona habuditse umwijima mwinshi urandengera, nkabona n'umwijima siko nawuvuga, ariko wabaye mwinshi umera nk'ikivuguta ahari, urandenga ku buryo no guhumeka numvaga bidakunda. Hanyuma rero nkahumeka gahoro gahoro, hanyuma mbona yuko ari nk'imperuka ibaye, mbona ko ari umunsi udasanzwe ubaye. Hanyuma ntangira kwibaza yuko isi irangiye ntakijijwe, isi irangiye ndi umunyabyaha, nibaza ukuntu ngomba kugenda. Hanyuma rero mfite ubwoba bwinshi, ku buryo nagiraga uwo mpamagara, uwo nashaka guhamagara ngo ibyo byo kumbaho njyenyine ntibikunde. Isi yacuze umwijima, mbona ari umwijima mwinshi cyane, ntabona ukuntu usobanura, uteye ubwoba mu buryo nabwo utabona ukuntu usobanura. Hanyuma rero ntangira gusenga nsaba Imana imbabazi, kugira ngo mbe ndeba ko byakunda ko hagaruka kandi gahe, ntagaruka gahe nsanzwemo. Nkabwira Imana ko ngomba guhita nihana, bikunze nkongera nkagaruka mu bihe ku isi twabagamo. Nkabwira Imana ko nagomba guhita nihana, kandi nkihana cyane. Ibyo bintu bimbera ikibazo gikomeye, ariko ntangira gusenga, ariko nkumva ijwi rimbwira ngo igihe cy'imbabazi ngo cyaba cyarangiye, ariko noneho numva kandi nanone ko ngomba gusenga, nsenga Imana mu ubwo buryo, ariko numva umwuka udasohokamo neza, numva neza umwuka ugiye guhera bikarangira, hamwe n'icyo gicu n'uwo mwijima mwinshi cyane ntabona ukuntu mvuga. Noneho ubwo ngubwo nsenga Imana, igihe umwuka umeze nk'uwaba wenda kubura, ariko nkomeje gusenga
mpita numva amajwi y'abandi bantu bafite ikibazo nk'icyanjye nabo barimo barasenga, basenga nabo basaba Imana nk'ibyo ngibyo ndi kuyisaba, igihe numva neza neza umwuka umeze nk'uwenda guhera, byaba bigiye kurangira, mpita mbona ndakangutse. Rero ubwo ngubwo ikiriho naje guhita numva ni uko igihe cy'ibyaha cyararangiye. Igihe cyo gukora ibyaha cyararangiye, ni ukurwana no kwezwa. Ni ukuri, ni kurwana no kwezwa. Ibi bihe tuba turimo mbona twita amajyambere ariko biri ku muvuduko wo hejuru, harimo ibyo twagiye tubwirwa kera muri za 90 kangahe njye niga pirimeri, numvaga ngo hazabaho igihe umuntu atazemererwa adafite. Murabibona rero, amajyambere ni meza turayakunda, ariko mu buryo bw'umwuka hari igihe amajyambere n'uburyo bw'umwuka hari igihe bitabasha kubigendanamo neza, harimo kimwe ubona kibyiga ikindi gishaka nko kugikura nko ku murongo, ni ukuntu biba bimeze. Rero ibihe turimo uwaba abona yakabibonye, yakagombye kubibona. Ibyo bamwe mu bahanuzi bagiye bavuga mu minsi y'imperuka, hazaba hariho kwikunda, hazaba abantu badakundana, urukundo rwarakendereye, iminsi y'imperuka izabamo ibihe birushya, ubundi inzira iruhije umugenzi. Rero ntabwo nakwizimba mu magambo cyane, icyo ngenda ndakuvuga ni icyo cyo kuvuga ngo igihe cyo gukora ibyaha cyararangiye, ahubwo abantu ni ugusaba Imana imbaraga, zo kwezwa, abantu bakagerageza kuba abakristo, tukamenya abo turi bo, abahamagariwe uyu murimo w'Imana no kugenda muri iyi nzira ijya mu ijuru, tugahumuka. Njyewe numvaga nibanda ku bintu by'ubusitari cyane, nibyo binagumye numva nshaka, nibyo nari nakoreye iyica no kuba umusitari, guhitinga, gutera imbere mu buryo bw'isi. Ariko nanjye ngeze aho mbona icyo gihe cyarangiye, tuba abasitari mu by'Imana, twamamaze Imana yacu ni sitari irazwi mu ijuru, irazwi mu isi, bityo n'abayikurikiye nabo hari uburyo bamenyekanamo, bakamenyekana nk'abantu b'Imana, bakamenyekana nk'abantu bitandukanije n'iby'isi cyane, bakamenyekana nk'abaragwa b'ijuru. Yego, kuko ijuru ni igihugu cyiza. Hari igihe njya ntekereza nkavuga ngo iyo nza kugirirwa ubuntu bwo kugendagenda ibihugu byo ku isi, numvaga mbifitiye amatsiko, ariko mu gihe bidakunze, igihugu cyo mu ijuru kirabiruta byose, tuzakibamo. Yego, nacyo gitemba amata n'ubuki, kiratatswe n'amazahabu. Yego, abantu batorewe kuririmbira Imana bajya babivuga neza, ukumva biratanga amahumbezi ku mutima iyo wumvise uburyo bavuga muri icyo gihugu. Na Bibiliya irakivuga, ni igihugu cyiza. Imana yari yabibonye, utazabasha kujya muri Amerika azigira mu ijuru, kandi ni heza, ni igihugu kiruta ibindi bihugu byose abantu babonye. Yego, rero nifuza kubasangiza ubwo buhanuzi. Yego, twongere tubonane. Inkogoto TV yongeye kuza, nari narayitoranyije nka channel yajya iberaho ibintu bya gakondo, ariko n'ibi ngibi by'umurimo w'Imana
nabyo ni ibya gakondo, kandi gakondo yacu nta nubwo ari hano ku isi, gakondo yacu iri mu ijuru, twebwe nk'abaragwa b'ijuru, twebwe nk'ab'Imana yatoranije, ifite ibyo yatuvuzeho iturema, cyane cyane nkomeza abantu bagiye baba mu bihe bikomeye guhera baremwa kugeza igihe cyose bakuriye. Hari abantu babaye muri sitarago z'ubuzima guhera ryari kugeza na n'ubu. Ni uko umuntu watoranijwe agomba kubaho. Umuntu watoranijwe ni umusirikare wa Kristo. Umusirikare wa Kristo agomba guhora ku ikosi, guhora ku ikosi atozwa, kuko agomba kuba nawe arwana intambara zidashira. Niyo mpamvu n'ikosi rye ritagomba gushira. Murakoze rero, Imana y'amahoro iduhane umugisha. Ndabakunda, nagarutse, tugiye kubana neza mu bintu by'Imana, Imana inshoboje, kuko nanjye ubu ngubu ni ubwa mbere mbitangiye. Ni ubwa mbere mbitangiye kandi bizagenda neza. Icyo Imana izajya inshyira ku mutima, ikizajya inyereka nzajya nkibasangiza. Nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye, akaba umuririmbyi. Nzajya mbasangiza inkuru z'Imana, twamamaze ubwami bw'Imana bugere kure. Ikindi nabakangurira ni uko mu bintu byose bibaho, ikintu kibiruta byose ni urukundo. Urukundo nirwo rwazanye Yesu akaza kudupfira ku musaraba. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo udakunda ntabaza Imana. Ubu byose turimo turavuga, umuntu wumva adafite impano y'urukundo, nta na gahunda yo kuyishaka afite, we ntacyo twagombye kuba tumubwira. Imana yacu ni urukundo, Yesu ni urukundo, n'abakurikira Yesu n'Imana yacu bagombye kuba ari abafite urukundo. Ku bw'isi tunaniza, umuntu yakagombye kuba arushakashaka, ariko ntiyakagombye kuba yumva urukundo nta mumaro, yumva atumva ibyo ari byo. Ntabwo yakagombye kuba afite umutima w'ibuye winangiye. Mu gihe bivugwa nyine gutyo ko udakunda aba atazi Imana. Murakoze, ibihe byiza, Imana ibane namwe, mubahundagazeho ubuntu bwayo. Nanjye ndabishimiye kandi ndabakunda. Bye bye.